tuvuga ibintu ariko wenda ntabwo ababyumva babyumve neza, ntabwo ari gushyushya inkuru. Ukeka yuko nko mu gihe wenda nka RPF yari iri mu gace k'amajyaruguru ku rugamba, ukeka ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta bantu bo kuri side ya Uganda babyungukiragamo? No kuvuga ngo hano hari imitwe y'inyeshyamba nibi twumva ngo za Beni, tukumva ngo zahe hose, abacuruzi bo muri ako gace baba bafite uruhare mu gucuruzanya n'izo nyeshyamba. Nicyo nanishatse referendum nigende n'igihombo kuri we gikomeye cyane, sibyo? Kuko bamugurira ibintu ku masitoke yiwe, ahubwo bizanakomera nko muri Kongo. Gusa twavuga tuti ese wenda nk'iyo muza gukora inkuru mukaye mutwe uvuga ngo imitwe y'inyeshyamba ikorera mu kibira yahindutse business n'ubushabitsi bukomeye cyane ku bahaturiye, ugasanga kubona kaminuza y'u Rwanda n'u Rwanda muri rusange runanirwa kwipevera no kwita ku bana babiri. Ibintu babiteye isoni, biteye agahinda. Ubwo agahinda n'isoni biteranye bikavamo ikindi kintu cy'ikimwaro, ikimwaro n'isoni n'agahinda biteranye bikavamo ibintu bimeze nko gusuzugura. Mamona igihe auditeur general abagiye muri kaminuza amafaranga bagenda atakara ni menshi, wareba ugasanga wenda n'inyungu atakariramo ntabwo zisobanutse. Amagambo y'umuyobozi wo kuri kaminuza mu byo kuri ndumva ntagasobanutse. Aba bana yabanje kumva agahinda kawe yumva ko ari ikibazo. Ako Deni twese twarize twashoboye kujya mu mashuri, uzi kugira amanota 80 muri kaminuza y'igihugu, kaminuza irimo abanyeshuri bisaga 10,000, ukidistenga warangiza ukabura imyaka 2 hanze warabuze umuntu ugwa akazi, ukabura n'amahirwe yo gukomeza byibuze kwiga. Maze rero ubu ngubu nk'abangaba ibi nibyo bituma ujya kubona ukabona umwana agize gutya aranditse kuri Twitter ya presidence, yandikiye perezida, urumva akamubwira ikibazo nk'iki ngiki, perezida yaba bihagurukiye, urumva agatangira kurya indimi kwa kundi ajya bahamikora ati mwisobanurire rero sasa musobanurire kuri iki kibazo. Ushobora gusanga imyanya y'abana iba yarariwe bakayihekenya, urumva bakareba ngo n'abana bo kwa mwene ngofero n'abana batishoboye, abana baritsindiye baraje amaguru mwibase bakoresha ubwenge bushoboka byose, babone mu cyiciro cya mbere, ugasanga za buruse zibonye, ugasanga imyanya y'abana ubu ngubu already bamaze kugera muri Harvard. Twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye muri benshi, mudukurikira ku migabane itandukanye y'isi. Abantu muri iki gihe hari imvugo ivuga ngo isi yabaye mudugudu. Ni muri urwego rero tukubona nkawe uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Afrika, Afrika y'Epfo, Afrika y'Iburengerazuba, Afrika y'Iburasirazuba, Afrika y'Amajyaruguru, Afrika y'ibiyaga bigari, nk'utwegereye muri aka kanya. Bityo rero turagusuhuje aho uri hose, tukwifuriza ibihe byiza ukurikiye Bwiza TV na bwiza.com. Muri aka kanya rero nakanya tugiye kwinjira mu kiganiro hirya no hino, ikiganiro kibanda ku nkuru zikomeje guhitinga mu mvugo y'iki gihe, haba mu karere, haba hakurya y'amazi, ibwota amasimbi n'ahandi. Ariko nk'uko bisanzwe nkaba nifuje kwakira mugenzi wanjye turi kumwe muri aka kanya, tugiye gufatanya ikiganiro. Nibwira yuko ari umugenzi wanjye mumaze kumenyera muri benshi, uzwi ku izina ryande ni Denis Sengiyumva. Denis Sengiyumva, ndetse izina ukaba rivuze neza Denis. Ubusanzwe wadega rwose untenguha cyane. Bityo rero Denis nkwakira kandi nakira n'abadukurikiye, nagira ngo muri aka kanya ube watubwira byinshi turi bwibandeho muri izi nkuru zisa nkaho zikuzwe kugarukaho muri aka karere ndetse no ku isi muri rusange. Bityo rero wabwira abakurikiye Bwiza TV na bwiza.com turibanda kuki muri iki gitondo. Urakoze David. Mu Rwanda turarebera hamwe inkuru y'abanyeshuri bafite amanota barangije bafite amanota hejuru, bavuga ko nyuma y'igihe kire bari mu bushomeri, bakaba basaba leta ubufasha. I Muhanga haravugwa umutungo ngo wari ufite agaciro ka miliyoni 45, watejwe icyamunara kuri miliyoni 10. Nyirawo aravuga ko yagambaniwe. Turajya no hakurya y'u Rwanda nko mu Burundi, haravugwa ko hafashwe abantu 2 bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda. Yego. Hakurya kandi hari inkuru zitandukanye. Hari umunyeshuri wo muri kaminuza ya Makerere wafatanywe mudasobwa 7 yari yibye, yafatiwe mu gisenge. Mu gisenge ubwo yari kuziba akazasimbuka mu gisenge gaturuka inyuma. Ni umunyeshuri wa Makerere, ni naho yibaga nyine izo mashini, ni muri kaminuza n'ubundi. Bityo rero turi bunavuge kandi Denis, nduva twaza guterera akajisho in global ku cyo nakwita impfu za hato na hato zirimo kugenda
zigaragaza cyane mu bantu b'abayobozi, twavuga impfu, twavuga uburwayi, twavuga iki. Icyo nshaka ko tuza gutinda uza kuza kumfasha gusa naho wenda twakwinjiramo gakeya, ni ukureba niba, kuko urabizi twebwe nka Bwiza TV na bwiza.com tuba twifuza ko at least twagerageza kurenga aho abantu muri rusange bashobora gutekereza, twebwe tukajya kure cyane, urumva, ku buryo wenda abantu bagira ukuntu nabo badufasha mu kubizo analysis, tukaza kureba ikintu cy'abantu barimo gutakaza ubuzima muri ibi bihe bya COVID-19. Itaranaza abantu barapfaga nibyo mu by'ukuri, sibyo? Ariko minsi ujya kuri ugasanga perezida kanaka araciyeho. Twabyita impfu zitunguranye. Twabyita hari ikintu mu Gifaransa bita bouc émissaire cyangwa se bita scapegoat mu Cyongereza. Twareba niba nta kuntu COVID ishobora kuba urwitwazo nka bouc émissaire, nk'impamvu, nk'igisobanuro, urumva, cy'impfu zimwe, ariko wenda bitari rating, bidafite naho bihuriye, abantu bagatangira gutekereza gutyo bakareba. Kuko rege kubona umuntu umwe wenda nk'ubu turi burebe ukuntu umwe mu bantu biyamamarizaga kuba perezida muri Congo Brazzaville yarayitabye Imana, yarayapfuye. Urumva niwe waruhanganye na Denis Sassou Nguesso. Ukibaza uyu muntu niyo COVID itaramwatatse muri campagne, donc mbere no ku buzima busanzwe ntabwo ariko tugiye ko COVID yandura n'iki byose, kubera iki yitabye Imana mu gihe cy'amatora, amatora arimo kuba. Bamwe barimo kuvuga bati on ne sait jamais, ushobora no gusanga n'uyu muperezida umaze iminsi yitabye Imana, n'ubu ngubu turimo kuvuga ngo bihangane muri Tanzania, byose hari izindi game abantu donc kwikinga mu kiza, kuko ushobora gusanga COVID ishobora kuzaba nk'urwitwazo, abantu bagahitana abandi bakabarangiza, urumva, bikitwa COVID. Kandi iyo tuvuga gutya tuba tubwira community muri rusange. Denis, urabizi mu gihe cyatambutse muri za 80 na kangahe, nubwo nari nkiri mutoya, buriya nituvuga no ku bintu nk'ibyo byorezo cyo tubigarukaho, izi AIDS cyangwa se HIV sida, tuvuga muri no minsi tuvuga tuti wenda sida biragoye kubona umuntu bavuga bati yitabye Imana kubera sida yarakurikije inama nziza zaba muganga, tukavuga ngo biragoye kubona gutya. Hari igihe n'ubundi wenda sida itarabonerwa imiti yo kugabanya ubukana, itarasobanuka neza nk'uko ubona abantu bakiri mu gihirahiro ku bya COVID-19. Kera turi bato byajyaga bivugwa ko bishoboka, kuko urabizi ibintu ngiye kubibonera proof biragoye, ko byashobokaga ko igisi ashobora kugirana ikibazo na Y, turi muri Afurika sakaba yamurangiza da, kandi bikitwa 7 jours, ngo yitwaga 7 jours. So ndumva turi bugaruka ku kintu cyo ko ese nta kuntu hari COVID-19 d'une façon de notre yaba yarabaye ishobora kubona nk'iturufu y'abantu kwikiza abandi, mu Kiswahili byita visingiziyo, mu inzitwazo n'impamvu. Uze kumfasha tuhatsindagire cyane. Rero reka twinjire mu kiganiro mu buryo bwimbitse. Denis, ku nkuru ya mbere twavuze turi bugarukeho iyo mu Rwanda, cyangwa se niba niyo ngiyo ufite hafi ijyanye n'iby'imitungo n'iki, reka turebe aho turi dutangirire he twinjira. Reka dutangire kuri aba barangije muri kaminuza y'u Rwanda. Ni inkuru ya bwiza.com, yakozwe n'umunyamakuru wa Bwiza. Ni abanyeshuri babiri, ni uwitwa Niyonzima Emmanuel na Ishimwe Jean Bernard, barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda, bafite amanota ya mbere, icyo bita first class. Bakaba basaba rero leta ubufasha kugira ngo bakomeze icyiciro cya gatatu nyuma y'igihe kirekire bamaze mu bushomeri. Ariko ngira ngo inkuru nk'iyo ngiyo yaba yubakiye mu kuvuga ngo ubundi iyo wagize amahirwe yo kuba muri iyo first class, hari izindi promesse, hari izindi pledges uba ufite nk'abantu bo muri academy barabyumva neza, yuko umunyeshuri nk'uyu nguyu bitoroshye cyane ko yabura izindi mbaraga zimusukuma imbere. Cyane cyane dukunze kubona yuko bitabaye gukomeza nko muri masters cyangwa se mu bindi byiciro bitandukanye muri kaminuza y'u Rwanda, bitewe na option yakurikiye, birashoboka ko abantu bakunda koherezwa mu mahanga muri kaminuza nziza ziyubashye, yaba ari umwana muto, yaba ari umwana wo mu miryango itishoboye, yaba ari umwana mu mikoro atandukanye. Twakunze kubona hari inzego izi cyangwa ziriya zikunze kubafasha, cyane cyane inzego za leta, urumva, kugira ngo babashe kuba bakomeza bakagera handi. Denis, bari no muri iyi nkuru baravuga ko ngo byavuga ko kaminuza y'u Rwanda yaba ifite gahunda yo kuzagiha abagize amanota yo mu cyiciro cya mbere amahirwe yo kwigamo amasomo y'icyiciro cya gatatu ku buntu. Kaminuza y'u Rwanda ubwayo kwanza. Ariko hari ikibazo cyavutsemo. Umwe mu bayobozi bayoboye amashami muri iyi kaminuza avuga ko atari ko bimeze, ngo byashoboka gusa mu gihe haba habonetse abaterankunga bafasha. Ariko Denis, rwose ubundi nkunda Afurika, nkunda igihugu cyanjye, nkunda ibiyaga bigari, nkunda East Africa. Ngiye kuvuga ngo nkunda byaba byinshi, ariko hari ikintu mu Kirundi bita kwitoza utunyoni, urumva. Icyo nita kwitoza utunyoni ni iki rero?
ni ukuntu ubona hari abantu basa nk'aba baspekira urumva ku bintu bitagombye kuzamo speculation. Abana baje muri first class, abana bari mu nyungu z'igihugu urumva, ahubwo niyo kaminuza bayishyuriwe na leta, niyo kaminuza bayishyuriwe na leta, tuvuga ngo birashoboka wenda niba batarayishyuriye sibyo. Ubundi ya speculation nk'uyu mugabo, uwo muyobozi wari umugabo simbizi wagiye gutanga icyo gisobanuro, arashaka kuvuga ko u Rwanda Mineduc donc kaminuza yarakomanze ikomanga ahantu hose ishaka sponsorship z'abanyeshuri bashaka baba 10 cyangwa 100, ariko tufite papasi yo kureba ngo uyu mwana ni inyungu y'igihugu, uyu mwana ni imbaraga z'igihugu, uyu muyobozi witoza utunyoni barakomanze kuri kaminuza, barakomanga muri presidence, barakomanga hehe hose no mu bigenga. Ese reka nkubaza, haba kaminuza irimo kuvuga gutyo, ese kaminuza ntabwo ibuza amafaranga sibyo? Mamona igihe auditeur general abagiye muri kaminuza amafaranga bagenda atakara ni menshi, wareba ugasanga wenda n'inyungu atakariramo ntabwo zisobanutse. Ubu kaminuza igiye ikavuga utureka dukore cooperation n'ibigo nka Beka par exemple, dukore cooperation na MTN nkuko bisanzwe nyine abana biga ariko bazishyura babonye akazi barangije. Reka da nta kibazo urakoze cyane, wamugana reka tugende kuri iyo ntuze ya mbere nanivuze turukire ku ya kabiri. Oya ndashaka kuvuga ngo kaminuza yavuze iti Bruce ntibimeze gute, wenda Mineduc ntiyabiteguye, reka tubakomangira abana. Ari abantu bafite envie yo kugira ngo abana batere imbere ku mutima, bafite igihugu ku mutima. Agahinda k'abana bakajyana bakavuga ati MTN rero murabona dufite abana babiri bitangaza batsindaga science, batsindaga computer science, wenda banatsindaga telecommunication, we never know. Urumva ushobora gusanga muri telecommunication bigaga ifite wenda na relation wenda n'icyo kigo cy'itumanaho par exemple. MTN batubabarire ariko turanababamaje kandi ntago batwishyuye, donc ugenda ukajya kuri Beka kavuga uti Beka ni ikigo ubona gifite uburyo kinda gifite inkunga imishinga no gufasha abantu no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, reka nifashe ibyo bigukora bibiri ntaza kugira wenda abandi ninjiramo bikaba byateza n'ikibazo. Kavuga dufite abana babiri ni ibitangaza bafite ukuntu batsinze ukagera n'ibikabyo amanota 80% buriya kaminuza kwerangizanya cya ibaze umwana bari iki, ukavuga uti kabisa dufite abana babiri. Ariko reka nkubwire reka kwanza niyo kujya mu bintu byakura kubona kaminuza y'u Rwanda n'u Rwanda muri rusange runanirwa kwipevera no kwita ku bana babiri. Ibi bintu babiteye isoni, biteye agahinda, ubwo agahinda n'isoni biteranye bikavamo ikindi kintu cy'ikimwaro, ikimwaro n'isoni n'agahinda biteranye bikavamo ibintu bimeze nko gusuzugura urumva, cyangwa se simbizi nk'aya magambo y'umuyobozi wo kuri kaminuza mu by'ukuri je ndumva nta gasobanutse. Aba bana yabanje kumva agahinda kabo yumva ko ari ikibazo. Ako deni twese twarize twashoboye kujya mu mashuri, uzi kugira amanota 80 muri kaminuza y'igihugu, kaminuza irimo abanyeshuri bisaga 10,000 ukidistenga warangiza ukamara imyaka 2 hanze warabuze umuntu uguha akazi ukabura n'amahirwe yo gukomeza byibuze kwiga. Maze rero ubu ngubu nk'abangaba ibi nibyo bituma ujya kubona ukabona umwana agize gutya aranditse kuri Twitter ya presidence, yandikiye perezida urumva akamubwira ikibazo nk'iki ngiki, perezida yaba bihagurukiye urumva bagatangira kurya indimi kwa kundi ajya bahamikora ati mwisobanurire rero sasa musobanurire kuri iki kibazo. Nk'iki kibazo nikiza mu mushyikirano. Hari n'abandi bumvishe muri comment bavuga bati se abana nk'aba ngaba n'ubu ngubu ko mu Rwanda biba bisa nkaho bibananiye, nk'ubu ngubu bigiriye hanze bakajya kwishakira imirimo, si igihugu kiba gihombye amaboko. Bya bindi twahoze tuvuga ngo dufite incabwenge nyinshi zibera ku mugabane w'Uburayi, akahagera akagenda hasazira ntazanagaruke mu gihugu. Erega deni buriya twese imitima yacu ntago ikomeye kimwe, kandi sinangomba ko ikomera kimwe, nta nihame yuko ikomera kimwe mvi ibintu kimwe. Ibyo tunabyo tujye tubyubaha. Burya hari umuntu ushobora kugira icyo nakwita indi sanse ku mitekerereze y'igihugu n'uburyo agifata n'uburyo agikunda n'uburyo agira gute, bigahindurwa n'akantu gatoya. Wewe warazaga amaguru mwibase mu ishuri kugira ngo uzabone amanota 80, uvuga uti nzabe engineer wo kubaka igihugu cyanjye, uvuga uti nzabe wenda pilot mwiza wa kajugujugu z'igihugu cyanjye. Ni byinshi cyane umuntu yiga avuga ati mfite vision iyi cyangwa iriya, ariko ugize gutya uhuye n'abantu baguciye intege, amanota urayabonye, ubuze umuntu gushyigikira, ubuze umuntu kuvugira, kaminuza irimo kuvuga ibintu bidasobanutse, ngo yabuze ibiki yabuze ibi. Uyu muntu uvuga kugira ngo na kaminuza niniye ku giti cye, si kaminuza y'igihugu. None umwe muri aba bana yaganiriye na bwiza.com aravuga ati navukiye mu muryango ukennye, mfite mama gusa, iwacu tubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubude, nize nabi bikomeye nirukanwa, nabaye umwana wo ku muhanda, mbona gikoresho mfite ariko n'ibyanciye intege, numva yarize ararangiza ndanga ngo yarabayeho mu buzima bwe, ndanga ngira amanota angana gutya none mpfuye ubusa. Ariko rero Dennis attention,
tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire ariko ubwo turacyari ku rusyo nako. Denis umenye yuko nubwo ibintu byinshi kubibonera proof bikunze kugorana kuko uzumva dutangaza inkuru tuvuge ibi cyangwa tuvuge biriya umva abantu umuntu agiye aho ngaho akije muvuga mufite fagite akije muvuga fagite zabaye fagite mu makuru dukunda gutangaza. Ibi bintu ntabwo bipfa kuza gute Denis. Ushobora gusanga nka RIB ibyinjiyemo, ushobora gusanga nk'inzego z'ubutasi zibyinjiyemo zikakurikirana cyangwa se natwe abanyamakuru tukabyinjiramo tukabikora investigative news nk'uko bwiza bitangiye. Ushobora gusanga imyanya y'abana iba yarariwe bakayihekenya urumva bakareba ngo n'abana bo kwa mwene ngofero n'abana batishoboye abana baritsindiye baraje amaguru mu ibase bakoresha ubwenge bushoboka byose babone mu cyiciro cya mbere ugasanga za buruse zibonye ugasanga imyanya y'abana ubu ngubu already bamaze kugera muri Harvard cyangwa mu zindi kaminuza zikomeye cyane urumva. So iki kintu rero ntabwo ari cyiza, ikintu gituma umuntu yagira frustration akamera nk'ubaye umurebere. Aba bana ntureba aba bana rwose bamaze indi myaka 2 cyagorana cyane kuvangura mugarura mu myumvire imwe cyangwa iriya. Ikintu ahita kiza mu mutwe no kuvuga ati ni akwabo yo kwiga umuntu ashaka amanota ashaka iterambere akaribura mu gihugu cye. So rero numva navuga nshimangira mvuga ngo kaminuza nevemo kwitoza utunyoni niko abarundi bakoresha iki Kinyarwanda bareka kwiyobagiza bafasha abana bige maybe sina babiri gusa sina batatu sina bane abo nibo babashije kuvuga igihugu nta. Ariko se niba tuvanga u Rwanda rurakize ruratera imbere amafaranga ajya naboneka imisoro iratangwa imisoro y'abana y'u Rwanda yananiwe kwishyurira abana babiri dutanga yose bije igenda kuri kaminuza urumva aba bana n'abana beza urumva ko batarimo no gukomporinga ngo baje Oxford baje India baje ahantu kada ni ukuvuga ngo ni pledge yuko bashobora kuba bakwiga no muri kaminuza y'u Rwanda bagakomeza mu byiciro bitandukanye barabyemera nta kibazo bafite. So kudatega amatwi abana nk'aba ngaba birababaza cyane. Umunsi umwe Gitwaza uriya mu vuga butumwa Gitwaza hashize nk'imyaka 15 nigeze kumva icyigisho cye nari nagiye gusenga kuri ya dini ryiwe yarimo avuga ati sha atubwo rero hari igibona ufite amahirwe wicaye mu modokari nziza wicaye mu office nziza ukagica ku muntu yanagusuza tukagira ngo bari abantu ni injiji payi raporo wenda yuko nawe wibwira ko waba ufite ubwenge ati bari abantu nyuraho bagenda na rugabire mu nzira bari abantu ubona uca amazi ugira gute bafite amanota bakurusha bagize muri kaminuza bafite ibintu byinshi bakora ariko babuze umuntu bavugira sibyo. Ati rero ntugasuzugura umuntu ubonye wese hari umuntu wakubiswe kabisa ariko agahinda karamwishe yarabuze umuntu nkurandata ngamufate ikiganza arimo yigisha kurwaniko rw'umuntu bita ngo Timoteyo ngo Paulo yandikiye Timoteyo ibintu nk'ibyo ngibyo ukuntu yamuhaye recommandation amwohereza hano mu butumwa none hakandika mu rwandiko usomuka abantu basekeje cyane niba bavuga ko rumeze nka korobisiyo ukuntu ngo Paulo yavuze ati ndamwohereje Timoteyo mutitaye ku bujura no ku bintu yakoze ahantu mwohereje giye mu murebe mu ishusho yanjye yari ntuze yari reference urumva donc nimumufate nkawe mumfate mu cyubahiro n'icyo mwagombaga kumva ariko kandi yaranakize nta kimeze gutya. So icyo nshaka gutinda ntago turi mwiboka amana icyo nshaka kwerekana iki cyo kuvuga ngo birashoboka ko hari abantu babuze abantu babakorera reference. Aba bana rero nabo babuze umuntu ubakorera reference. Iyo haza kuba umuntu w'igihangange umuntu ukomeye wabavugiye umuryango ukomeye urumva wari gusa erega nizo bya Twitter tuvuga wasanga badafite na smartphone wasanga nta na konti za Twitter bagira we ibyo bintu bya social media igihe abantu bari babirimo yari ibere mu masomo ushobora no gusanga n'umuntu uvuga atari ko ngo umuntu yakwandakira president ku rukuta rwa Twitter wenda bikamugwa amahoro. Hari abantu babatekereza gutyo kandi kuko nanjye nkubwiza ukuri mba kuri social media ariko nshobora kujya kwandika tweet kuri presidence cyangwa mutaginga nkabanza gutekereza inshuro 7 ndetse nkaba nasubira inyuma sinyohereza kubera impamvu y'icyangwa iriya. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki bwiza si ukuvuga ngo wenda no kwishimagiza mwakoze ariko mugerageze mukomeze mupushinge ino case kuri aba bana mutanginge ino case ku bantu bashobora kugira ikintu babafasha abana b'igihugu ntibakatsitare abana b'igihugu ntibakabura ikintu cyo kubafasha ngo nuko indara abana bo kwa bene ngofero kandi igihugu gifite ubumwe cyubatse no kwishyira hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo dutezanye imbere. Denis twakomeza rero noneho reka tujye Muhanga muri Cyamunara sha reka nkubwire iyi nkuru rwose iyi nkuru ibyo bita abarokore bakunda kuvuga imvugo ngo kurantsitaza irakugusha oya biteye agahinda kubona umutungo wa miliyoni 40 utezwa miliyoni 10 ariko sha abajura rwose icyo nakwita nk'abajura bari mu mabanki sha wakabyarawe cyangwa abakomisiyoneri urabitaba ku muhanda buriya nuko abanyamabanki
abanyamabanki abakomisiyoneri minisiteri y'ubutabera yigeze kwiyama nibo ngo batesha agaciro imitungo y'abantu ugira ngo se abo ngabo baranambabaje kandi abo basanga muri abo bahesha b'inkiko urabasanga mu nkiko ariko noneho barakorana n'ubundi usanga bakorana abakarabutakara ahantu bibera noneho mu mabanki abantu bitwa ba Jean de Credit bantu ba Jean de Credit mukurikira Bwiza TV nagira ngo mbabwire ngo rwose muri abantu beza pe dukora imishinga mukayiza wari wagena umushinga wawe shaba wizeho neza ukabona ugasanga umushinga wakoze w'ubworozi bw'inkoko wowe uri Rusizi ugasanga umuntu arawugurishije da inkoko zororewe ikirehe hari abantu bicaye aho ngaho avuga ati ntabwo nzatanga miliyoni 5 zo kwiga umushinga hari uzawiga maze rero wa mwaje do credit baba komisiyoneri ba mu mabanki abakozi ba banki urumva bamwe na bamwe ahita awugurisha wowe nujya kubaza ajya avuga haracyaburamo umurongo hari ibyo ugomba gukosora amafaranga yarekuwe kera ku wundi muntu waravunitse wiga umushinga urumva nibi ngibi nkubwira abakomisiyoneri bo mu bintu bijyanye na cyamunara hari umudamu mwese muvuga izina kuko ntabwo ari byiza byaranarangiye byarasojwe wigeze kuba afite credit ndumva ari Remera afite ikibanza cyiza cyane n'inzu nziza ari hafi ya controle technique urumva sha ngo baragenda bamutega umutego bashyira akantu k'agakoroze mu nguzanyo ye bamwe berekana ukuntu hari iminsi ngo ntihererana agasomyesha ishobora kurenga atishyuye bagateza cyamunara hari ukuntu abantu bajya gusaba credit muri affaire bancaire ainsi de suite ugasanga muri document babahaye bamutezemo nka koroze imwe iri entre parenthèse ntiyayisoma yasomye yihuta baragusomesha wihuta soma wihuta dusinye mada dore n'amadosiye amaze kuba menshi soma wisubize Denis gutya kumbe hari close baguteze urimo gusinya hasi bakazagutega rero sasa watinze kwishyura bakereho rotari y'icyumweru kandi warayisinye utabizi yabujye nawe ntabwo nshimira abantu bapfa gusinya amadokima batabanje kugira gute gusoma neza umudamu ntibamutereje cyamunara akajya muri RDB bakamubwira bati ariko twige turabona ibintu bimeze neza akagenda muri iyo banki ashaka kuyivuga izina neza asanga kandi amafaranga yari yagujije yari yo gusana imwe mu nzu yazari zirimo icyo kibanza ari Remera kugira ngo azongerere agaciro ariko inzu ye yavugaga ko yari igeze mu mamiliyoni nka 50 baragiye bateza 19 cyangwa miliyoni 21 da ziri hasi ya Valeri inzu yari isanganywe mbere yo kujya gusaba credit yo kuyisana nyine baranamubwira bati nuko yakira iyakire nyine ariko arababaye urumva ni ikibazo aba bakomisiyoneri rero bakorera muri za byamunara bafitanye maguye na cooperation n'abantu mu mabanki ku buryo usanga hari umukozi uri muri banki avuga ati jewe nzi imishinga iri kuri sheet donc iri ahantu hateremuka tu urumva nzi abantu bari mu gateremuko ku bijyanye no kuntu bishyura sana ibintu nk'uko turi muri covid ugasanga aho kugira ngo yite mu kuvuga ngo jewe wenda reka mpamagare umukiriya uri Muhanga ni banki XY ufite credit tumubwire ngo urimo kujya muri rouge urimo kugenda uteremo kujya muri rouge ahubwo kugira ngo muhamagare afite abandi bantu b'abakomisiyoneri arimo kuvuga ati mwari muzi ko hari umuntu ufite ikizo ibunaka urimo ko guteremuko mutegura kashi rero najya kugwamo muzaye muri tayari ukabona uraryamye gutya nyine abantu baraje bagize gute barimo kuguteza cyamunara no kumvikana igiciro cy'inzu yawe uyiryamye Eiza utarunazi yuko umuteremuko wawugezeho sibyo ariko abanga rigeze uyu munsi siho twashatse no kuvuga umuntu yakwiye no kwerekwa no kwitabwaho ugakomeza kuba nyine umwami nk'umukiriya urumva sinumva inyungu banki ifite cyangwa umukozi wa banki ifite yo guteza cyamunara inzu y'umuntu iyo nzu ngo yari miliyoni zingahe yafite agaciro ka miliyoni 45 bayiteza zingahe 10 miliyoni 10 batesha agaciro inzu miliyoni 30 ariko ubundi ibingibi njye ntabwo ndi umunyamategeko narabikubwiye ntabwo nakwiga amategeko rwose abantu mufite faculty z'amategeko nimubona nize amategeko muzamenye ko ntari marisha nako n'uyu mugabo Ndayisaba Jean Marie Vianney wo muri mu mudugudu wa Bakagari ka Remera ni mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga avuga ko yagambaniwe n'umuhesha w'inkiko ndetse n'ushinzwe inguzanyo muri banki wa mugani wa wundi ati mbibuba muvuga nanjye ntabwo watipe bashobora kuburamo kandi burya inkoni kubise mu kiye wirenza urugo izi ni kesi twakunze kugenda tunyuramo bamwe na bamwe urumva abantu shabura Denis abantu bo mu mabanki urumva bagira over confidence ku bintu byawe ku nzu yawe umutipe araza gutya akajya abarira inzu yawe agira ngo yarayikora agira ngo yarayubatse wubatse inzu yishyura kuya icyakubwira ugiye gukora investigative news ukajya mu karengane kari mu byamunara sibyo kandi icyamunara kiri muri prerogative buriya za RDB kuko nta muntu wateza icyamunara adahawe uburenganzira na RDB ndabizi neza ibyo ngibyo ntabwo naba nibeshye nibyo rwose ndakubwiza ukuri niba RDB idahagurukiye ikintu cy'ibyamunara urumva ikabisubiramo nyine RDB niko se akenshi binafite ahubwo niba itahagurutse ngisabe nka za RIB n'abandi
babyinjiremo urumva bareba ukuntu amanyanga arimo kuba kuko RDB ashobora no kwitega imitego kuko nk'uyu muntu navuze natanze example wagira icyo kibazo giye gose uya mudama nashatse giye namuha na interview urumva akayiduha giye usanga ikibazo umugabo aba yarahuye nacyo kugira ngo bituma atabasha no kwishyura ubona ko nyine tumaze iminsi mu bihe bya covid business yari akabari ndetse n'icyumba cy'uko yakodesha ngaho tekereza numva ko nta mukiriya n'umwe yari afite muri iki gihe ariko ibyo ngibyo ntago banki yigeze ibe agaciro ndetse rero akavuga ko yagiye kwinginga banki ayisobanurira ibibazo yatewe n'ingamba zo kurwanya iki cyorezo gusa mu gihe yabikoraga ngo yaje kubona umunyamategeko witwa Maître Bizimana Priscille wari ushinzwe gucunga iyi ngwate aje kuyiteza cyamunara akabona ko ari akagambane yamukoreye ku bufatanye n'ushinzwe inguzanyo muri banki y'abaturage y'u Rwanda mu bintu bifatika rero numva natwe twasa na wenda nabiha umukoro muri media dukunze gukora inkuru ni byiza nziza nk'izi ngizi ariko ugasanga twakoze follow up nkeya sinzi ikibitera ariko inkuru nk'iyi ni inkuru bikwiye gukurikiranwa urumva do A Z igakurikiranwa kuko urumva nk'ubu ngubu sinzi niba wayanditse yigeze agira ijwi ry'abashinzwe amakredi mu mabanki ariko David iki kibazo ntabwo ari ubwa mbere cyaba kivuzwe kigeze no guhetinga mu myaka yashize ndetse na Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutabera igira iki bivugaho birashoboka byamagana ariko babona ko na n'ubu no migirire birakomeje cyane rwose so noneho ukabumva byagenda gute tutagiye nako kwitonganya nk'uwo mumama witonganya kandi afite ikibazo cyumvikana twabikoraho iki twabigenza gute umva ari iki gikeneye gukorwa Denis nge numva igikwiye gukorwa ari uko ababishinzwe cyangwa se abakora amategeko bakwiye kuva mu magambo bakajya mu bikorwa noneho bagafata ibyemezo kandi barimo ababingwa bitwa abahesha b'inkiko abahesha b'inkiko nyine bakabanza bagafatirwa ibihano bakora nk'ibintu nk'ibyo byo kugira ahubwo jewe icyo nibaza ari ikindi kintu umuntu aba yibaza ariko yanga se no ndaza kuyikoma ikintu natwe ujyaho ngaho Denis ugasanga ndakigarukaho kandi n'umuntu akivuze mu kanya ugasanga usinya amadoki mutazi icyanditsemo ugasanga ufite credit nguko kuko ubu ngubu nimukurikirana iki kibazo ndabizi bwiza muzagikurikirana uzasanga ushobora gusanga n'ubundi nk'uyu mudamu hari arerite yabonye akazirengagiza akumva si ngombwa urumva hari umuntu wamuriye urwara abakozi ba banki urumva ntago bose baba bafite ikibazo hari ushobora kuza akavuga ati ariko twari muri staff mu gitondo twumva yuko inzu ya burabura niki hari abantu bagira ikibazo deni kugira ngo ajye kugikurikirana haguruke agashaka gikurikirana cyamunara yabaye ugasanga abantu nk'aba ngaba samutayibuze ntafite umuroya wiwe ndabimugiremo bikiri imbere abe yabihagarikisha sibyo ugasanga ntazi na procedure ya cyamunara yewe nuko tukiri wenda mu buryo bwa mikoro adahagije ubundi Denis abantu bavuga yuko ubusanzwe ngo umuntu uri kuri isi ukurikije ukuntu isi yubatse yagombye kugira umuroya wiwe Deni ubu ngubu nibura nawe ndashaka kubaza ubu ufite roya wenda Bwiza TV na Bwiza Media iramufite wamucungiraho ariko ndavuga outside y'akazi nawe rwose wacungira kwa RMC kuko uri umunyamakuru nawe ngaho tekereza mba numva bitananshishikaje urakoze cyane rero abantu bavuga ko isi tugezemo bitewe n'aya manyanga akunze kuboneka mu isi umuntu wese yakwiye kugira roya wiwe kandi hari igihe utanamubura Deni noneho no ku karere barahaba n'udafite umunyamategeko bamaje amafaranga ahubwo hari ababagwa Rwanda baro ikazabishyura urumva noneho ngo ukagira roya wawe nubwo waba utagira ikibazo ugongana nacyo akakugira n'inama ukamubwira uti ariko mfite business ihagaze gutya ngiye kwinjira muri credit nzabigenze gute nzitware gute akakubwira ati rero wa muntu jya uhora buri munsi ureba notification zande hejo reka nguhe nk'urugero nanjye ngitangaho urugero ejo nabonye notification muri telefone yanjye reka nzahubwo nyirebe ya Rwanda Revenue yanyohereje kuri imwe muri company nigeze gufunguza muri Rwanda Revenue Deni ndakubwiza ukuri ntabwo tujye tuvugisha ukuri dutanga n'ingiro iyi message wana nageze nyisoma ya Rwanda Revenue urabona itakirimo umukara ubu se wambwira ukuntu ikigo gikomeye nka Rwanda Revenue cyanyohereje message maze amasaha 24 ntarayisoma nanjye nitanga urugero dore ngiyi hano rwose ngiyi urumva kandi barimo bambwira ngo kuri kanaka Rwanda Revenue irakwibutsa kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu yabonetse mu mwaka wa 2020 mbere y'itariki 31 z'ukwa gatatu none ugomba kuba wamenyekanisha sindamenyekanisha umusoro wa kampani itaratangira no gukora gusa giye nuko nayibaruje itaranajya anvigeri urumva
ni cyo nshaka kwerekana iki ngiki rero ushobora gusanga umuntu watorejwe cyamunara uyu nguyu arimo kubwira itangazamakuru gutya wasanga arahamagawe akavanga ba banki baranshakira iki bakamuhamagara bakamwohereza message ese iyi message itarimo sheri ishushu imariye iki kandi ni message mubwira ko azamuteza cyamunara urumva ari muri ibyo yasinye ku document harimo koroze ivuga ngo ni wibeshya ukagira gutya tuzayigurisha ntabwo iyo koroze yayitayo even na kopi y'inguzanyo bamwe bahagana bazifite kandi imbere y'amategeko ibintu nk'ibyo biragutse nta marangamutima ushobora kuzana ndabona rero wari urambuye inkuru ivuga ku bijyanye n'uko abantu bigeze kwinubira ibijyanye ni inkuru zakozwe nyine nashakaga kwereka mu mwaka wa 2019 aho bino nta kibazo yinyuremo iyo nkuru tuvuga ukuntu yari ikoze no kugambanira imitungo byari bikomeye icyo gihe ndabona ni inkuru ya rushyashya ivuga ngo cyamunara amanyanga no kugambanira imitungo y'abaturage mu mabanki bikomeje kuzambya ubukungu bw'u Rwanda wenda sanko nyine twumva ni inkuru icukumbuye aho bavuga ko hirya no hino mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu hari amarira n'agahinda aho ibibazo bikunze kuvuka mu gihe hatezwa cyamunara ku mitungo iri mu ngwate za banki ba nyirayo baba bafite imyenda bananiwe kwishyura igihe inyungu za banki zikiyongera zikaba umurengera kugeza aho batabasha no kwishyura ntacyo wivunika dusa nk'abasoreza aho ngaho tuva kuri iyi nkuru tujya no ku zindi urumva ndabona muri foto ya Businge Minisitiri Businge Minisitiri Businge nyine ngo yakunze kubigarukaho bino bintu anenga imikorere y'abitwa abakomisiyoneri bakunze gukorana amanyanga n'abashinzwe kugurisha ingwate mu kurenganya abakiriya urumva ko ni ibintu bimaze igihe bino bintu rwose by'amanyanga muri za cyamunara ahubwo sinzi impamvu biba bicyumvikana impamvu akenshi ibintu biba bicyumvikana hari nk'ibintu bamwe bavuga bita ubumafiya bukunze gukorwa mu business runaka rw'abahesha b'inkiko mu Rwanda rwo rwagiye rugaragaza ko bimwe mu bibangamiye za cyamunara harimo imikorere y'abakomisiyoneri ariko ugasanga nta mategeko hano ibyo bikorwa kandi ari ikibazo gikomeye bimwe navugaga amategeko ahani ni ukuvuga ko amategeko ahana ubukomisiyoneri muri business law y'u Rwanda itegeko rya business ushobora gusanga noneho bari bakora ibyo bashaka kandi bano bantu bagira uruhare runini cyane mu guteza imitungo nyine urumva ryo nakubwiye ngo bicara bavuga bati ariko sha mwari muzi yuko hari ikintu cyaterwa cyamunara ubwo ni komisiyoneri A komisiyoneri B ariko sha mwari muzi ko hari umuntu wananiwe kwishyura inguzanyo wa nyiri ya nzu urumva noneho urumva ikibazo kiba gihari nko nk'ahantu mu mabanki ushobora gusanga na wa muntu agiye kubashakaho negotiation bareba uwo mukomisiyoneri wo muri banki wo mu agent de credit sibyo yabona interest afite muri cyamunara wenda akavuga ati bo rero sasa ari yanzu ya miliyoni iri yanzu ifite valeur ya miliyoni 50 kuri cyamunara tuzayiguhera 10 kuri 30 millions de difference zizabonekamo nzakubitamo 15 abakomisiyoneri ngo bazwi imyitwarire idahwitse muri za cyamunara aho bamwe baba batumwe gutesha agaciro umutungo ugurishwa abandi bitwaje za sheki zitazigamiwe yamara kugereka akaburirwa irengero n'ibindi bikorwa n'ibi bya kibandi nk'uko abahuye n'iki kibazo bagiye babitangaza akaza akagereka umutungo ariko nta gahunda yo kuwugura afite kugira ngo awuteshe agaciro gusa ku nyungu zanditse hano baravuga ngo kuki wifuza kugura umutungo runaka utimukanwa atiyizi hari umuntu bamutumye bashobora kuza nk'abakomisiyoneri batatu bose bakorera umuntu umwe bagabanya ibiciro mbega agakoryo mbega babingwa ni ukuvuga ngo muri kiriya za cyamunara kuriya tujya kuzireba uko zabaye ushobora kubona abantu bapiganwa ari nk'icumi kandi inyuma behind the scene hari umuntu urimo kubakoresha ku buryo bazi ukuntu bari managing ni manipulation donc bafite mu biganza iyo cyamunara yose ari umuntu urimo kuyijera gutya ku buryo wenda baza no gukora inama bakumvikana bakavuga bati my friend giye tujya ku cyamunara gutya ndabaza nshyiraho sheke ya miliyoni 10 wowe sasa ushyire iya 11 bazi na wa muntu urumva na wa muntu w'umuhesha w'inkiko arimo ahubwo umuntu yaraguzwe kera nyiri inzu nyiri imitungo akenshi ibi ni akarengane Denise rero ko Minisiteri y'Ubutabera rwose ifite akazi ibi bintu ariko se Denis ubundi reka tukubwire ubundi hari ibintu dukunze kuvuga ngo abantu bashinzwe ngo uburenganzira bw'umuguzi ubundi uyu muntu we ahagarariwe nande nyiri imitungo mu buryo bw'amategeko doko kugira ngo nabazamura ijambo parce impamvu vuga gutya nuko akenshi na kenshi nabwo wasanga muri abakomisiyoni turimo kuvuga n'abanyiri inzu bashobora kuba barimo bahanganye ariko ufite ibanga ninde ufite ibanga n'ufite icyizere cy'insinzi n'ushyigikiwe nyine na banki iteza n'ushyigikiwe n'umuhesha w'inkiko kuko bumvikanye mbere aho bari bugwe naho bari bugusha wowe wenda ntuzi niyo kata nabyubuze
ariko wibuke yuko uko abagutanga oya shade ariko hano reka nkomene ngasire tutaza kwidoga twese tugarukira hanga hari n'abantu bajya gusaba ngo amakredi akavuga ati jewe ngiye gusaba kredi ya miliyoni 100 ndatanga ingwate ya miliyoni 20 urumva kandi nzayihombya igurishwe urumva mfata ahubwo amafaranga nakuye muri kredi ngende no nkora ibindi bikorwa bidafitanye relation na ya kredi afete ibintu byo mu banki birimo n'aba bantu n'uwo mama urimo kuvuga gutyo twashingiye inkuru uretse ko bababaje wenda sina case twashingiraho hari n'abantu tezwa cyane munara babishaka da avuga ati nara yariye mbishaka nakozemo projet yanjye baba commission muri banki bakagarukamo wabajando credit akavuga ati ariko zana icyo kizu nyine turaguha miliyoni 100 n'undi gifite valeur ya miliyoni 30 zihiremo tuzakigurisha na banki ariko kandi imagine kuba wabushinzwe credit muri banki ukabura nk'imungu irimo aho guharanira iterambere rya banki nawe ugasanga winjiye muri maguye z'umukomisiyoneri even munagusha mu gihombo banki ushinzwe kuzamura donc nibwo navuga ngo turakomutse tukomene ngasire n'abantu bafata amakredi ntago ari shyashya bafite izo maguye n'abasaba kredi avuga ati ndabizi bazabiteza nzungukira muri ibi rero kajya mu marira ye ngo yatererwe cya munara kandi byari muri amvize yateganyije mbere so ibi ni cases zikomeye cyane no numva yuko twazakomeza kuvugaho mu itangazamakuru tujya dusesengura twavuga kuri iby'amabanki twimukire he Denis tugana ku musozo w'ikiganiro izindi nkuru nk'ebyiri twavugaho reka tujye mu Burundi ngo bemeze gute muri fitanye isano n'abantu bavuga ikinyarwanda bakekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro batawe muri yombi babiri ngo ni babiri ya urwego rwa gisirikare rushinzwe iperereza mu Burundi rwateye muri yombi witwa Amahinga ndabona ari bazina Denis bagutana oya harimo n'Imana niyumva byose ni kimwe shabara gufasha bakekwaho gukorana n'abitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda bashinze ibirindiro mu ishyamba rya Kibira mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'iki gihugu haha n'ingabo z'u Rwanda zirutse gukozanya n'iz'i Burundi mu minsi itambutse ariko barabiduhishe we nabonye inkuru twataye ikatugoye ikadushisha twabimenye yashize icyumweru kuri kwa nyako twakubonye ariko Jean Afrique bivuze ariko naye nabivuze no kwenda nabivuze mu shabuze ukuntu byari bimeze umuntu yese ndeba ikijisho umuntu yo kubivugaho kandi byarabaye none se ngo abarundi ngo bakoza gashya bafata aba bantu matekwa bakorana n'abanyarwanda babiri byabaye inkuru gutere niki kirimo kumekinga news muri ibingibi ikirimo kumekinga news ngo nuko bavuga ikinyarwanda n'abarundi bavuga ikinyarwanda hakujya umenya ko ubundi buriya mu barundi bano ngo nabarundi ahubwo bafasha abo bantu bitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda intwaro ndetse n'ibibatunga ngo n'ibyo kurya ni ukuvuga ngo birashoboka ko oturu y'ishyamba rya Kibira hari abitwa ko FRN ngo ikunze kugaba ibitera iturutse ifite n'ibirindiro nkuko amakuru menshi agenda bitubwira nkuko n'Uburundi bumva no kubyemeza abariko ngo none n'abarundi basa n'ababyemeza ko abariko ngo batabwa muri yombi buri gihe ariko ngo nago barenze umunsi muri kasho ariko urumva nabo ni business none se reka Denis reka tuvuge ibintu ariko wenda ntabwo ababyumva babyumve neza ntabwo ari gushyushya inkuru ukeka yuko nko mu gihe wenda nka RPF yari iri mu gace k'amajyaruguru ku rugamba ukeka ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta bantu bo kuri side ya Uganda babyungukiragamo wenda mu buryo bw'ubucuruzi cyane donc ahanga cyo nshatse kwerekana ni kingiki no kuvuga ngo hano hari imitwe y'inyeshyamba nibi twumva ngo za Beni tukumva ngo za hose abacuruzi bo muri ako gace baba bafite uruhare mu gucuruzanya n'izo nyeshyamba nicyo nari nshatse kuvuga bo wenda urwo rugero ntanze abantu banyihanganire kurutanga ariko no kukwereka ngo nubwo tuba turi mu bintu bijyanye n'umutekano ishu y'umutekano mu Kibira ahantu nk'aho ngaho ahubwo haza kuzamo na ishu nakwita ngo y'ubushabitsi ugasanga inyeshyamba ziri mu Kibira zahashoye imari abacuruzi byo kujya barahungukiye sibyo naho ni nacyo kiza gukomeza ikibazo ugasanga turimo kuvugwana dushikama ku mutekano w'ibihugu byacu abandi bahinduye ubucuruzi ibibazo by'umutekano wacu bakabyungukiramo noneho ugasanga noneho mu buryo bwo gucizo nyeshyamba par exemple ukazasanga wenda nk'umuturage wo muri commune Mabayi mu Burundi n'urugero wumva rwose kuvuga ngo FRN nigende n'igihombo kuri we gikomeye cyane sibyo kuko bamugurira ibintu ku mastoke yiwe ahubwo bizanakomera nko muri Kongo usanga n'intwaro barazigurisha nta wamenye ubundi amasasu bakoresha bayakura he barayagura hari amasoko y'imikara ibintu nk'ibyo biba biriho ushobora nko gusanga wenda hatabuze nk'abantu bavuga bati igisanduku cy'amasasu na amadolari angana gutya abantu ahubwo wenda hajyaho n'ubugenzuzi bukomeye cyane bwo kukuza amakuru nk'ayo ngayo icyo nabonera aho ngaha nuko wenda tutanahatinda twavuga tuti ese wenda nk'iyo muza gukora inkuru mukaye mutwe uvuga ngo imitwe y'inyeshyamba ikorera mu Kibira yahindutse business n'ubushabitsi bukomeye cyane ku bahaturiye ugasanga twige turarira abatwikije imodoka za Nyabimata abantu bahura n'ibibazo muri Nyungwe ko twabonye mu myaka yatambutse kumbe abo hakurya bo bibereye mu bucuruzi baricururiza n'inyeshyamba ndetse ku buryo n'inzego z'umutekano z'Uburundi zibafata
mu minsi ibiri bagarutse muri business yabo. Si ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye. Bane tuza kujya muri Kongo, natuza kubona umwanya wo kuza kugerayo, turaza kubona ukuntu mu biganiro bindi turi bugire ukuntu ushobora kwibwira ngo uzakemura ikibazo cya FDL mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nyamara ari business ikomeye cyane ku bantu ku mabuye y'agaciro, kubihakorerwa. Turaza kubibona mu kindi kiganiro. Dukomeze inkuru yacu mu kanya rero. Aha twari tunyuze mu Burundi gato kugira ngo turebe ibihabera kuri abo bantu bafashwe, ariko se tubaye nk'abatahava cyane kugira ngo mfashe kugira ngo nabumva bwiza n'abakurikiye Bwiza TV basobanukirwe neza ikibazo cyabonetse muri abo bantu ni ikihe. Birinubirwa yuko koko nkuko tubivuga byahindutse ubushabitse abantu bafasha FRN. Ese nagashya Uburundi bwakoze mu gufata abo bantu bavuga bakorana n'inyeshyamba birimo niki kimekinga news ndacyahatsindagira? Ntacyo mbona uretse usibye kuba gusa batawe muri yombi, ariko nta kindi kintu mbona kidasanzwe gihari. Kandi ngo batabwa muri yombi si ubwa mbere bano baba bafashwe, ariko ntihashira umunsi batarekuwe. Ariko urumva niko twarimo dushimangira tuvuga ngo bene izi ntambara iyo zibera mu karere nk'izi ngizi zikunze guteza ibibazo byo mu nyeshyamba, reka tuvuge ngo tugisorezaho dusoza kuri no sije tuvuge ngo bishobora kuba byarabaye inyungu kuri bamwe, kandi nyamara ari ikibazo cy'umutekano kibabaje gihangayikishije ibihugu. Bityo ugasanga abantu barusahurira mu nduru, barahongaho muri business zabo, abandi bataka umutekano, abandi babyinira ku rukoma. Twari tugiye noneho kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. Hari inkuru nabonye numvise nayo irimo iravugwa cyane y'umuperezida wo muri Madagascar. We yakanye ko azafata urukingo rwa COVID-19, ahubwo ngo azakoresha umuti gakondo bikoreye uvura COVID muri Madagascar. Okay, nubundi navuze ngo turasa nk'uwafata iminota nk'ingahe mu kutugana ku musozo tuvuge kuri abantu barimo kugenda batakaza ubuzima muri ibi bya COVID-19. Nagira nkubwire ngo nturakuyungu yavuze gutya. Ubundi nuko ntarinjira mu bintu bijyanye n'ubuhanuzi n'ubupfumu cyane. Wenda naba muzehe Rutanga rw'amaboko yagiraga training nagenda kantereninga. Uyu nguyu wamuhanurira yuko ubu nawe wamubwira ngo bye bye. Nabonye abantu bose bapinga kino cyorezo. Ngo yitwa Andrea Joelina adashira kabiri. Agize gutya rero ibihugu by'ibihangange bisohoye inkingo. China isohoye ngo ni Sinopharm nibuka. Amerika yagiye muri za Pfizer na za Moderna na za Ndayande za Johnson. Madagascar rero iraje nk'ikirwa kinini cyane. Iti dufite umuti wacu sinzanakingirwa. Wamwumvise? Ubwo rero umuntu yavuga gutya akagana no hafi yacu mu burasirazuba hakurya gato y'Akagera. David, ko numva ushaka gutekereza nk'abantu numvise bavuga ko bano ba perezida barimo gupfa kubera ko barapinze COVID, kwibaho ko habaye n'ikindi kintu kibyihishe inyuma ngo baba banicwa. Ubundi se barashaka kubyemeza. Jewe ikintu cyangora cyane no kubyemeza, ariko gukoresha umutwe wanjye jewe marishari nsesengura, ncengera, ncukumbura ahantu hashobora kuba ikibazo runaka iki cyangwa kiriya. Ibyo ntabwo nzigera mbyicuza. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo urabona nk'iyi case yabaye muri Tanzania. Sibyo? Ubu ngubu mu myaka 50, 30 ngiye nkunda kuvuga nk'imyaka 50 cyangwa 30 umuntu agenekereje mu bintu by'amateka, ukunze kubona ko amateka akunze kwisubiramo kenshi, cyangwa se n'amategeko amwe namwe yo kuririzinga impapuro n'amabanga akunze kuboneka ntagakunze kuza, kuko urabona nko mu ntambara y'isi ya kabiri hari amabanga yayo arimo kumenyekana uyu munsi hashize imyaka myinshi cyane, urumva. Ariko aba bantu Denis ndabivuga uyu munsi ndanga kuri Bwiza TV, uzarama azamenya byinshi, uzajya kubona n'ibigo bimwe ntashaka kuvuga amazina yabyo ngo bitangire ikibazo, urumva, by'ubutasi birimo bidekura amabanga. Basinewden barimo barekura amabanga bati mware muzi yuko bujya mu gihe cya corona igisi igireke twamuhitanye tukamuhitana kubera iki? Kubera amagambo nk'aya ngaya. Ese ubundi perezida atafashe urukingo ntabishyire mu itangazamakuru byamutwara iki? Ndabona nk'iyi nkuru ari inkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yatangaje aya magambo y'umuperezida wa Madagascar ngo wavuze ngo baravuga ngo uyu mukuru w'igihugu tariki ya 20 Werurwe 2020 yagize ati ku bwanjye ntabwo ndakingirwa ndetse nta na gahunda mfite yo gufata urukingo. Urumva arakomeza aridoga yerekana ngo ukuntu ngo bafite umuti ngo witwa COVID-19 ngo witwa COVID Organics wakozwe n'abashakashatsi biwabo mu kimera cyitwa Artemisia. Urumva? Ubwo rero indyo nakubwiraga ngo ndashaka kuvuga uyu nguyu na gose nawe reka jye musezeyeho. Ubwo byumvikana ko nta n'umuturage wo muri Madagascar uzemera runo rukingo. Ese ubundi nta kuntu umukuru w'igihugu yaba yarwanze rwakwinjira gute? Nta nubwo rwakwinjira mu gihugu. Kandi abantu bakavuga yuko iki kintu cy'ibihugu byanga gukoresha izi systeme z'inkingo nuko birimo kwitwara muri corona ngo bishobora kuzateza ikibazo. Wabonye ko Minisitiri w'Ubuzima Minister Daniel Ngamije ejo yatangaje ku mugaragaro yuko mu Rwanda habonetse case 12 z'abantu bafite ya forme nshyashya ya COVID-19 yadutse. Ndetse ukuntu aba scientifique babisobanura, nabonaga Dr. Sabin Sanzimana bisobanura RBC
avuga ukuntu burya indwara izi virus ukuntu zigenda zimultiplia zororoka nazo zigira ibisekuru zya generation ugasanga nk'iriya covid ya Wuhan yakoze mutation igira abana bagira abandi bababuzukuru bagira gute ikibabaza rero mu bya virusi usanga uko ugenda ihindagura amasura iva muri generation ijya mu yindi ikora mutation kuyimanaginga bikunze gutera ikibazo reka dutange nk'urugero nko nubwo ntari umuhanga mu bintu bya health cyane nko ku bintu bijyanye na HIV cyangwa sida muri rusange buriya bavuga ko habaho HIV amoko abiri yo bica HIV 1 na HIV 2 noneho abantu muri sante bakavuga ko hari nk'ukuntu ushobora kuba impamvu ubona nko muri sante bakunze kuvuga bati niba usanga ngo ubwanwa bwako gatera sida ni kiyasi cyuko n'ubundi mu mikorere yawe mu buzima bwawe bwite ugomba kwirinda n'ubundi uracyafite umuhamagaro wo kwirinda uzi ikintu baba bavuga kuriya ngo wiproteje unaproteje byensiri n'abantu bagukikije baba bakubwira ngo uniproteje ko wakwaturagitinga HIV maybe 2 cyangwa gatatu nibaho wari ufite 1 kuyihe papasire kuyihe ntego no kuvuga ngo iyo ufite tuvuge HIV 1 gatatu nibaho ntabwo iraba ari kwishora kuba kabiri baba bashaka kukubwira ngo niba dufite management yawe ku miti yo kugabanya ubukana bwo gatera sida ufite sida ubwoko bwa nimero ya mbere ukagira ibyago mu bukubaganyi bwawe mu buryo mwe cyangwa ubundi tubivuge gutyo ukaturagitinga HIV 2 bakwereka yuko kuyimanaginga bizakugora kuko ushobora gusanga hari ibyo antagonism muri gestion ya HIV 1 na gestion ya HIV 2 ugasanga hari ibintu harimo antagonism ibintu byo kurwanya muri make noneho ibyo bita adherence ku miti yagufashaga ukabona habuzi gufasha kuko iyo iya mbere uyifite iya kabiri nayo yayibonye bigatera ikibazo n'ibintu bya COVID-19 rero mbaye nkubivuga muri ubwo buryo ntabwo nabambeshye kuvuga ngo ntabwo abantu bagomba kumenyera covid mu buryo igenda yihindagura ushobora gusanga turimo gufata inkingo turimo imiti irimo gushakishwa wenda kuri covid itarakora mutation cyane yazagera mu gisekuruza cya gatatu na za nkingo zikaba zicitse amazi bagasubira kandi kujya gushaka izindi nkingo kandi bitari ngombwa cyo mbivugiye iki n'iki rero wasanga izi Madagascar zivuga ngo ntabwo tuzakingirwa za Tanzania zivuga ziti byizo nkingo ntabwo tubizi zizatubera umuzigo noneho ya covid-19 ishobora kuhasirikira ikagera ikimultiplia yo nkuko covid-19 yaturutse Wuhan urumva igakwiragira isi ayo moko yandi ya covid azaturuka muri mutation zijya ikora akazaturuka muri ibyo bihugu agashegesha isi nanone avuye Madagascar avuye TZ avuye n'ahandi hantu nkaho ngaho isi igakomeza kuba muri iki kibazo nk'imyaka 100 covid ikarangiza isi ikayirangiza ari nayo mpamvu ntashaka kwemeza no gushyigikira abantu bashobora mu buryo mwe cyangwa muri kwemena bene abantu bavuga gutyo ariko uwazana obesiyo yo kuvuga ngo aba bantu threat ni menace ku ntambara isirimo ya covid ndetse ku buryo mu kuba menace hari abantu bibihangange ku isida bavuga ko bashobora ko menace ushobora kuyihanagura singiye kukubeshya no kumbyumva ne cyambajije niba wumvise ku context imeze nabyumvise ndumva rero twagana ku musozo w'ikiganiro muri aka kanya tukajya no ku zindi nkuru gusa abantu bahitamwe na covid-19 bamaze kuba benshi Denis wenda twanavuze ko mu nkuru turi bugarukeho twakwifuriza iruko ridashira umuntu umwe wiyamamarizaga amatora muri Republika ya Congo Brazzaville none akaba yatakaje ubuzima urumva no umuntu ukunze kuvugaho wakunze kugarukaho cyane mu nkuru ndumva twareba iyo nkuru hafi tukareba icyo bamuvugaho yahitamwe n'iki bamwe ariko batangiye kuvuga bishobora kuba yenda kata bakaba bamuhitanye wenda Sasungu se yabonaga azamutsinda akavuga ati se reka ariko ntabwo twabizana wenda kutumushinje ni inkuru iboneka kuri bamwe muri bagenzi bacu bandikira hano mu Rwanda ndumva ari cyangwa kuruhanga.com cyanditse ngo umukandida ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo Brazzaville yatabarutse nyuma yo kujyanwa mu bitaro mu Bufaransa kubera covid-19 nkuko bivugwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa nabo bakotinze radio y'Abafaransa uyu mugabo rero ngo witwa Bwana Coleras usanzwe urwara indwara ya diabete ni umwe mu bakandida batandatu barimo guhatana na president Dana Sassou Nguesso RFI ikavuga ko amakuru ikesha abo muryango we uko yapfiriye mu bitaro byo mu Bufaransa aho yaramaze kugezwa ni byinshi rero byagiye bivugwa kuri uyu muntu banavuga batese koko covid icunze uyu muntu agiye mu matora arimo piganwa none iramuhitanye ngewe rero rwose ndumwizera gato Denis nzakomeza kuvuga nti wasanga da ari covid ari n'ibindi wasanga harimo kata se yaburamo gute covid igenda ikica abantu ibintu bimeze gutya ndabona ibinyamakuru byinshi byakoze kugaruka ku rupfu rw'uyu muntu
ndabona afitanye isano na Bernard Coleras nawe wigeze kuba umugabo ukomeye muri iki gihugu. N'ubundi urabona ko nawe iryo zina rya Coleras ararifite. Yabaye umunyapolitiki ndetse aba perezida w'ishyaka Congolese Movement for Democracy and Integrity. Aha, uyu nguyu witabye Imana rero ni Parfait Coleras, nibyo? Ku myaka ya 61. Umuhungu we. Okay. Ntabwo byoroshye rero witabye Imana ubuse kandi baramutoye. Bernard Coleras se wo mujyama yabaye ministre w'intebe wa Congo mu 1990. Ko batangiye gutora amajwi barahande rero biragenda gute? Nta wamenya. Hari ndo opposition se ihari ifite ingufu. N'ubundi burundi na abantu benshi bari muri aya matora yo muri Congo Brazzaville. Uyu president Denis Sassou Nguesso akaba amaze imyaka myinshi hafi 30 n'ingahe ku butegetsi. Denis uzi ko tukiri abana twiga muri primaire tukiri bato cyane. Sassou Nguesso yari president cyane. None reba imvizi bayo ruyenzi na kuruhara rubike. Yabaye president kabiri mu bihe bitandukanye nawe. Coleras Sassou Nguesso yabaye president mu bihe bibiri. Aho yabaye president undi arongera aragaruka. So rero ndumva umuntu yavuga ati wenda abantu ba mu Congo Brazzaville bihangane. Urabizi mu bintu bijyanye n'impfu iteka ikintu tugomba kuzana imbere no kwifuriza uruko dashira uwitabye Imana tukanihanganisha abantu babahuye n'icyo kibazo. Gusa mu bigaragara dukomeje kwibaza nyine nkuko twabivugaga mu kanya gatambutse ni gute umuntu yaba ataritabye Imana mu gihe cyatambutse nubwo nta munsi wo kwitaba Imana ubaho abantu bazi ariko agacunga amatora arimbanije bakaba indege kabamugurukanye imujyanye Paris akitabira y'Imana. Ubu nkanjye kunda gukeka ibintu koko nabura gukekamo kandi kantu simbizi ntabwo tuzareba ndikiyo ama autobusi yazavuga nta wamenya cyangwa se cyo abo umuryango bazatangaza kumwisho. Ndumva twagana ku musozo w'ikiganiro Denis niba nta byo twibagiwe. Twasezera ariko buriya turagaruka n'ubundi barakomeza badukurikiye no mu bindi biganiro. Ikiganiro rero cyari hirya no hino tubategurira nka bwiza.com na Bwiza TV. Tukaba tubashimiye cyane kuba mwakomeje kudukurikira muri benshi inshuti zacu zakatasohoka mu merere hose. Tubabwira ngo mukomeze kuri screen zanyu murebe hasi hano hakanyuguti gatuka handitsemo ngo s'abonner kubakoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa subscribe kubakoresha ururimi rw'icyongereza. Ukandemo imbere yaho kandi hari akantu kaba kameze nk'akazogera kari akantu gakanzemo nako ka notifications bisobanura ngo inkuru zose dushyize ku rubuga rwacu YouTube channel yacu uhita ubona notification ukamenya ko inkuru zo kugeza. Ukimara kubona inkuru rero kora commentaire utubwire uti aha ni sawa cyangwa hasi sawa. Ikindi kandi uyisangize n'abandi bashobora kuba bakurikira Bwiza TV cyangwa se wifuza ko bamenya ibiganiro tubagezaho kugira ngo dukomeze twese kwenjoyinga ibiganiro tubategurira. Murakoze cyane rero turabashimiye cyane. Ikiganiro hirya no hino Denis naho butaha reka tuvuge twebwe ngo ciao ciao. Nakagaruka.